Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima rya OMS rivuga ko byibuze indwara zifata mu bihaha ndetse n'izifata mu nzira z'ubuhumekero ziyongereye cyane. Ahanini bigaterwa n'imihindagurikire y'ikirere, kwangirika k'umwuka duhumeka bitewe n'imyuka y'inganda n'ibinyabutabire bitandukanye bikinjiramo, cyane cyane bitewe n'inganda ndetse n'ibinyabiziga bitandukanye ndetse n'izindi mpamvu zitandukanye. Yewe na hano mu Rwanda iwacu burya indwara zifata mu nzira z'ubuhumekero no mu bihaha zakomeje kwiyongera. Kimwe burya nuko kanseri y'ibihaha nayo yakomeje yiyongera umubare munini, bakagenda bayirwara cyangwa se ibagaragaraho. By'umwihariko rero mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibiribwa 8 cyangwa se 7 byasukura ibihaha byawe bikagabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara zifata mu nzira z'ubuhumekero, harimo na kanseri y'ibihaha ndetse n'izindi ndwara zitandukanye zishobora kwangiza ibihaha cyangwa se zigatuma birwara. Muri rusange burya kurinda ibihaha birashoboka ndetse no kugabanya ibyago byo kuba ushobora kurwara indwara zifata mu bihaha, harimo nk'indwara z'umusonga, indwara za bronchite, indwara za kanseri y'ibihaha, indwara zindi zitandukanye harimo n'indwara za Asima ndetse n'izindi nyinshi cyane zikunda kwibasira abantu benshi. Reka turebere hamwe rero by'umwihariko igituma ibiribwa cyangwa se nanone ibyo turya bishobora kugira uruhare runini mu kugabanya ibyago byo kwibasirwa n'izo ndwara zifata mu bihaha. Tunarebere hamwe ibyo biribwa ushobora kurya cyangwa se ukwiye kwibandaho, kubera ko nyine ibihaha byacu biri mu kaga bitewe ahanini n'ubuzima tubayeho, imihindagurikire y'ikirere, umwuka duhumeka wanduye ndetse n'ibindi. Burya mu biribwa habonekamo ibinyabutabire bifasha ibihaha byacu mu kwirwanaho ndetse no kugabanya ibyago byo kuba dushobora kurwara izo ndwara. Mu biribwa habonekamo ibinyabutabire byitwa antioxida, bikaba ari ibinyabutabire bigabanya ibyago byo kurwara kanseri y'ibihaha iyo twabikuye muri bya biribwa twariye. Burya mu bihaha nyine twavuze ko twakiramo umwuka wanduye, itabi, ndetse nanone ugasanga habonetsemo n'ibindi binyabutabire byanduye dushobora guhumeka. Ibyo rero bishobora kugabanywa cyangwa se kunetararizwa na bya biribwa bya antioxida dusanga mu biribwa, cyangwa se ibyo binyabutabire byitwa antioxida dusanga mu biribwa. Burya nanone ibiribwa bishobora kugira kwibonekamo ibinyabutabire byitwa anti-inflammatoire, cyangwa se bishobora gukora nk'imiti ya anti-inflammatoire. Ibyo bikagabanya ibyago byo kuba dushobora kurwara indwara zifata mu bihaha harimo nka Asima, indwara zizwi nka COPD, cyangwa se indwara z'amafibrosis cyangwa se fibrosis, aho ibihaha byacu bisa bimeze bikamera nk'ibifite inkovu. Nanone burya mu biribwa habonekamo ibinyabutabire bishobora kuringaniza no gushyira ku murongo ikigero cya mucus cyangwa se nanone cy'ibikororwa dushobora kuba dufite muri twebwe ubwacu, cyane cyane nk'abantu bafite indwara z'inkorora ndetse n'ibindi. Ibiribwa bishobora kongera immunity cyangwa se ubudahangarwa bw'umubiri, ku buryo umubiri wacu ubasha kwirwanaho ndetse no guhangana n'udukoko dushobora gutera uburwayi bufata mu bihaha. Ibiribwa nanone bishobora gukora ibyitwa detoxification, cyangwa se mu gusana uturemangingo twangiritse, cyane cyane uturemangingo two mu bihaha. Ibyo rero bikaba ari ingenzi cyane kuko burya ari ingenzi mu gutuma tugira ibihaha bizira umuze. Ibiribwa nanone bishobora gutuma amaraso atembera neza. Ibyo twagiye tunabikora mu biganiro byacu bitandukanye, aho ibiribwa bigira uruhare mu gutuma amaraso abasha gutembera neza. Ibyo bikaba bishobora gutuma ibihaha byacu bimera neza, bikaba healthy, cyangwa se bikagabanya ibyago byo kuba dushobora kurwara indwara z'ibihaha. Tudatinze rero reka turebere hamwe ibiribwa byatuma ugira ibihaha byiza bisukura ibihaha. Ikiribwa cya mbere burya gisukura ibihaha ni imboga rwatsi ndetse n'imboga zitwa cruciferous vegetables. Izo turaza kuzivugaho by'umwihariko. Mu mboga rwatsi harimo imboga za epinari, dodo, imboga zitandukanye burya zifite ibara ry'icyatsi, yewe n'umushogoro, isombe, byose biza muri mboga rwatsi. Imboga ziri cruciferous ni imboga kenshi usanga mu zitwa broccoli, amashu, izitwa brussels. Amashu burya nayo twayavuzeho, burya ni imboga nazo zishobora kurinda ibihaha byacu no gutuma bisukurwa neza. Izi mboga zose zibonekamo ibinyabutabire byitwa phytochemicals, bikaba ari ibinyabutabire by'ingenzi bisukura ibihaha. Hakabonekamo na vitamini A, vitamini C ndetse na vitamini E. Hakabonekamo n'ibyitwa beta carotene cyangwa se carotenoid. Ibi byose bikaba ari ingenzi ku mikorere ibihaha ndetse no gusukura ibihaha byacu bigatuma bimera neza.
Izi mboga none dusangamo ibinyabutabire byitwa sulforaphane, ibyitwa glutathione, bikaba ari ibinyabutabire hanini dusanga muri izo mboga ziri cruciferous twavuze nk'amashu cyangwa se broccoli. Sulforaphane by'umwihariko ituma ibihaha byacu bibasha gusukurwa neza, ndetse n'ibyitwa glutathione transferase nabyo bikaba bishobora gusukura ibihaha byacu. Muri make ibihaha byacu bikagabanya ibyago byo kuba dushobora kubirwara cyangwa se ibyago byo kurwara indwara za asima. Mu mboga rwatsi kandi dusangamo ibinyabutabire byitwa nitric oxide, bikaba ari ibinyabutabire nabyo bishobora gutuma amaraso abasha gutembera neza, bigatuma amaraso abasha gutembera neza akagera mu bihaha mu buryo bukwiye, agatwara umwuka uhagije, ibyo bikagabanya ibyago byo kuba dushobora kurwara. Hari inyigo zitandukanye ndetse n'ubushakashatsi bwagiye bugaragaza ko byibuze kurya imboga rwatsi bituma dushobora kugira uturemangingo tw'ibihaha tumeze neza kandi dukora neza tuzira umuze. Ni ngombwa ko warya imboga rwatsi buri munsi kuri buri funguro ryawe, nibwo rero zibasha kukurinda ndetse no gutuma ibyiza byazo byo kurinda ibihaha bikugeraho. Ikiribwa cya kabiri gisukura ibihaha cyangwa se kikabyoza ni inkeri, ariko kongeramo inkeri, ubututu, ndetse ubwo buntu bwose cyangwa se utwo tubuto twose tumeze nk'inkeri, cyangwa se nanone dushobora gusanga tuturya nk'imbuto. Hazamo n'amakomamanga, pomegranates, ndetse n'ibindi. Burya bene izo mbuto ntoya nyine dushobora no gukura mu kinani, cyangwa se nanone dushobora gutera ubwacu tukazihinga, yewe na ziriya nkeri dushobora gusoroma mu ishyamba. Burya ni nziza cyane, habonekamo ibinyabutabire byitwa anthocyanin, ibyitwa flavonoid, ndetse n'ibindi, ndetse n'ibyitwa polyphenol. Ibyo bikaba ari ibinyabutabire bigenda bikanetarariza ibindi binyabutabire byitwa free radicals. Free radicals burya zishobora kwangiza umubiri wacu zikadutera n'uburwayi. Muri make rero inkeri cyangwa se ubututu, ibyo byose burya bishobora kugabanya ibyago byo kuba dushobora kurwara indwara z'ibihaha, cyane cyane byaturutse ku kuba twahumetse umwuka wanduye. Inkeri kuzirya burya ziragenda zikarinda agace k'imbere ko mu mitsi kitwa endothelium cyangwa se endothelium. Ibyo bikanatuma n'amaraso abasha gutembera neza, ndetse burya n'ibihaha byacu bikabona umwuka mwiza uhagije, ndetse bikabasha no kohereza umwuka uhagije mu mubiri wose. Ikiribwa cya gatatu gisukura ibihaha byacu ni pome cyangwa se apples. Burya pome ni nziza, zibonekamo ibinyabutabire byitwa flavonoid, abyitwa antioxidant, cyane cyane by'umwihariko byitwa quercetin, n'ibyitwa catechins, ndetse n'ibyitwa polyphenol. Ibi byose bikaba bigabanya ibyago byo kurwara kanseri y'ibihaha, ndetse no kuba dushobora kurwara indwara zirimo nka asima, cyane cyane zifata ibihaha. Hari ubushakashatsi butandukanye bwagiye bugaragaza ko byibuze kurya pome 5 mu cyumweru bigabanya ibyago byo kuba dushobora kurwara kanseri z'ibihaha ku kigero kinini cyane, kugabanya ibyago byo kuba dushobora kurwara indwara zifata mu bihaha ziri chronique nka asima, cyane cyane yewe no ku bantu basanzwe banywa itabi. Burya kurya pome bigabanya ibyago byo kuba bashobora kurwara bihaha n'indwara zifata mu bihaha. Burya pome ni urubuto rwiza rwose rurinda ibihaha byacu, rukagabanya ibyago byo kuba dushobora kurwara. Ikiribwa cya kane gisukura ibihaha ni ikiribwa cyitwa turmeric cyangwa se cy'inzari. Burya turmeric cyangwa se cy'inzari habonekamo ibyitwa curcumin. Curcumin ni ubwoko bw'ibinyabutabire bishobora gukora nk'ibyitwa anti-inflammatoire. Ibyo bikaba bishobora kugabanya ibyago byo kuba dushobora kurwara indwara zifata mu bihaha, yewe nk'indwara ya asima by'umwihariko. Ibyo rero bikaba ari ingenzi cyane kuko bigabanya ibyago byo kuba uturemangingo tw'ibihaha dushobora kwangirika, cyane cyane nk'udufuko tw'imbere tuboneka mu bihaha tubika umwuka. Burya turmeric iraturinda, tuzwi nka alveoli, ni udufuko duto cyane tuboneka mu bihaha, ari duto kandi ari twinshi, tubasha gutuma umwuka ubasha kwinjira neza mu maraso, ndetse n'uwanduye ukava mu maraso ukinjira mu bihaha tukawuhumeka tuwusohora. Turmeric rero ni nziza cyane ku kurinda ibihaha byacu. Ikiribwa cya gatanu gisukura ibihaha ni ginger cyangwa se tangawizi. Burya tangawizi ishobora gukora nk'ibyitwa anti-inflammatoire, igakora nk'ibyitwa bronchodilator. Bronchodilator ni ubwoko bw'ibinyabutabire cyangwa se ikindi kintu cyose gishobora gutuma inzira z'umwuka zaguka, cyangwa se amabronchiole n'amabronche yo mu bihaha kaguka. Muri ginger habonekamo ikinyabutabire cyitwa gingerol, icyitwa shogaol. Bikaba ari ibinyabutabire birelaxa cyangwa se bituma inzira z'umwuka zaguka, umwuka mwiza ugatambuka neza, bityo ugasanga tugize ubuzima bwiza. Nanone burya ibihaha byacu bikenera ginger kugira ngo bibashe kuba ushobora gusohora igikororwa nko mu gihe barwaye inkorora y'akayi, ndetse no gutuma bigenda neza.
cyangwa se ugakira vuba. Ginger ushobora kuyinywa mu cyayi, ushobora kuyihekenya ubwayo, ushobora no kuyiteka mu biryo. Byose buryo bikagira ingaruka nziza mu gutuma ibihaha byacu bikora neza. Ikiribwa cya gatandatu burya ni inyama y'ifi, cyane cyane tuba dukeneyemo omega 3 cyangwa se ibinure byiza bya omega 3. Mu nyama y'ifi burya ziratandukanye, hari amafi ya salmon, sardine, ayitwa mackerel, ayitwa trout, ayitwa herring ndetse n'andi menshi cyane. Ndetse n'ibindi biribwa byose burya bishobora kubonekamo ibinure byiza bya omega 3 burya birinda ibihaha byacu gutuma bitarwara. Omega 3 harimo nk'ibyitwa EPA, DHA, ibyo byose bikaba ari ingenzi cyane mu gutuma ibihaha byacu bikora neza, gusukura ibihaha ndetse no kugabanya ibyago byo kuba dushobora kurwara indwara z'ibihaha. Hari ingingo zitandukanye zagiye zigaragaza ko byibuze omega 3 biriya binure byiza bya omega 3 bituma ibihaha byacu byaguka, bikagabanya ibyago byo kuba dushobora kurwara indwara ya asima ndetse no kugabanya ubukana bw'ibimenyetso by'indwara ya asima. Muri make rero omega 3 inatuma uturemangingo tw'ibihaha tubasha gukora neza, cyane cyane uduce tw'imbere twitwa epithelium tuboneka mu bihaha tukabasha gusanwa neza nko mu gihe twangiritse, cyangwa se ugakira vuba mu gihe ibihaha byawe byakomeretse. Muri rusange rero burya ibihaha ni byiza kandi bibasha mu gutuma tubasha guhumeka neza, tukinjiza umwuka mwiza uhagije winjira mu bihaha ndetse ukagera no mu maraso hose. Ariko iyo byangiritse bitera ibindi bibazo. Ikiribwa cyiza ku mwanya wa 7 twavuze gishobora gutuma ibihaha byawe bibira neza burya ni amazi. Burya ukwiye kunywa amazi ukabikorera umubiri wawe muri rusange. Amazi burya ni ubuzima. Amazi nanone burya anatuma ibihaha byacu bikora neza, umwuka ukabasha kugera neza mu bihaha. Ndetse nanone burya ibihaha bidafite amazi cyangwa se umuntu udafite amazi mu mubiri n'ibihaha bye hari uburyo byangirikamo. Muri rusange rero ibyo turya bishobora kwangiza umubiri wacu, ukaba bishobora gutuma turwara ibihaha, dushobora kurwara indwara zikomeye nk'indwara z'umutima ndetse n'ibindi, ndetse n'indwara zikomeye zatuma twangirika cyangwa se tukagira ubuzima bubi. Hari n'ibindi biribwa nk'amavuta ya elayo ndetse n'andi mavuta, kunywa amazi twabivuze, amavuta ya elayo, gukora siporo. Ibyo byose bituma tugira ubuzima bwiza bw'ibihaha. Ariko nanone burya kureka kunywa itabi no kwegera umuntu urinywa, burya nuko umuntu yari kunywera hafi yawe uzamubise wigendere, burya byangiza ibihaha byawe no kuba yari kunywera hafi. Mu gihe tugiye gukora ibikorwa nko gusiga amarangi, gusiga ibindi bintu byose bishobora kuba n'ibinyabutabire byakwangiza umubiri wacu, ni byiza kwambara masike. Mu gihe nanone turi gukoresha amaproduit dukoresha dukora amasuku mu matoilette, twoza amakaro, twoza no hasi no hose n'ibindi, aya maproduit akora impumuro mbi, cyane cyane usanga harimo impumuro cyangwa se ibinyabutabire bishobora gutuma ibihaha byacu byangirika cyangwa se bishobora kwangiza uturemangingo tw'ibihaha. Ni byiza ko twakwambara masike zirinda ko twakwangirika. Muri make kurinda ibihaha byawe uzaba urinze ubuzima bwawe bwose kandi uzaba urengeye ubuzima bwawe bwose. Niba aribwo bwa mbere ugeze kuri channel wakora subscribe, tuvuga ku buzima.